uriya rero iyo umuntu yafashe icyemezo cyo kwiyahura uri umwana w'umuhungu kandi wenda akagombye no ko wakora biba byamucanze no mu rugo biba byamucanze. Cyo yaje ambeshya ngo agiye kwahira ngiye kona mbona ageze hariya mu mugozi narindi hariya haruguru aho yansize noneho ngiye kubona mbona yuriye igiti noneho nje nsanga agatebe yagakubise inuza umugeri nsanga arimo aranagana amaguru nibwo nahitaga ncuriya mugozi noneho ahita yikubita hasi birango bwenge buzi ubujiji buhise ya Yes, reka nongera mbashimire kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza. Mbifurije amahoro y'Imana bitewe naho mugiye muherereye hagiye hatandukanye. Amazina nitwa Emi. Aha rero ndahantu mubona ameze nko mu cyaro ni muri Kicukiro. Na hantu bamamagaye bambwira ko hari umwana w'umusore warugiye kwiyahura se cyangwa se basanze mu mugozi agiye kwiyahura bakamutangira bakamufata ngo bitewe nuko bimeze. Ndagira ngo nsabe cameraman abereke aha hantu ko hameze, ahantu ndi nuko hagiye hameze ariko mwoka byaramwe n'ibintu bibabaje. Rero nkanjye murabizi nk'imbangukira gutabara vuba vuba mitavuga ngo reka nyaruke nje kureba ese bimeze bute ese byifashe gute. Yes, rero murabizi nitwa Emi, nimba utarakanda subscribe ndagusabye kugira ngo uyikande ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Yes, rero reka ndabona hano hari umumama uri mushungera reka mubaze andangire neza twumve ese aho hantu bimeze gute. Mama bimeze bite? Umeze neza? Yego. Ko mbona uri gushungera hano ko bambwiye ngo hari umuntu warugiye kwiyahura bimeze bite? Nibyo uri kureba? Hari umwana numvise ngo warugiye kwiyahura kubera ubuzima bubi yarabayemo arimo birashoboka ko aricyo byatuma ajya kwiyahura. Ndakeka ari byo kuko urabona mpetse umwana nabuze uko njya ariko ndabona hari abantu. Namagana he ni hari hakurya mbona uri kureba? Ni hari hirya mu Kinani. Peti ahantu hari abantu benshi. Peti bari abantu ahantu ni he kugira ngo inzira ni ihe nacamo? Ningiye. Nawe warugiyeyo? Ugiye gukora yiki? Ngiye kureba nanjye. Umuntu wabaye iki? Umuntu warugiye kwiyahura. Kwiyahura. None se mama uriya mwana waba umuzi se cyangwa ntago umuzi? Ndamuzi turaturanye. Abayeho gute ubuzima yarabayemo ku buryo bishobora kuvuga ko yaragiye kwiyahura? Bivuze ngo ni umwana w'umusore. Ababyeyi nyine n'abantu baraho nta kazi bafite. Uriya rero iyo umuntu yafashe icyemezo cyo kwiyahura uri umwana w'umuhungu kandi wenda akagombye no ko wakora biba byamucanze no mu rugo biba byamucanze. Naho harabona hari igihe nko mu rugo wenda mama mutameze neza ukavuga uti aho kugira ngo wenda nsebe ndi umusore cyangwa bigende gutya mu mutwe urabiza umutwe w'umuntu utekereza byinshi n'ibibera mu rugo iwabo biba bitandukanye ukabona we nta kintu wakora wavuga uti wenda reka niyahure nge nivireho mve ku isi wenda akumva ko aribwo buzima yababayeho buruta kuba yaba ari ku isi. Ubuzima busanzwe yarabayeho gute ubundi? Ubuzima busanzwe yari umuntu witonda cyangwa n'ubundi wabonaga ari umuntu uhorana ibibazo? Nyine iyo umurebye ubona ari umuntu ufite ibibazo kuko ubona atari umuntu ushamaye cyane cyangwa umubone mu bandi basore bagenzi be cyane nyine ubona ari aho atuje cyane kabisa ukabona nyine n'umuntu ufite ibibazo. Mama urakoze reka ngereyo ndebe uko bimeze ubundi dukurikirane se tubabaze turebe byagenze gute kugira ngo tubashe kureba nimba ikibazo twakemura. Mama wakoze? Sawa nawe urakoze. Yes, rero nkuko mubona ntago biba byoroshye n'abantu bari kwirukanka bajyayo reka turebe se bimeze bite. Hakuye umwana amana yanjye ubu ni igiki cyatumye rwose ajya kwiyahura? Ibi bintu ntago biba byoroshye. Pati wari umuzi se? Nari muzi. Yabayeho ubuzima bwe bwari bumeze bute? Umuntu uraho nyine. Yari niga yawe? Cyangwa n'ubundi ni niga yawe bisanzwe? Ni bisanzwe ari niga yanjye. Ari niga yanjye. Yakoraga iki? Yabonaga karaka nyine akagakora. Ngo yari n'umuhanzi ariko? Ngo yari umuhanzi? Mbonye amase we. Ahantu bahita ngo iki? Bahita muri kanserege. Kanserege. Kanserege? Kanserege mbona abantu bari kuvuza induru. Bahita muri kanserege.
tugende murabona hari abantu barahari bashungereye mureke tujyane turebe se koko bihagaze gute bimeze bite ati hari n'umuhanzi yego afite ababyeyi bose nk'uko uramama dusobanura yego papa we na mama we indirimbo zo urazizi ndazizi reka noneho tujyane turebe yaro yagiye mutabizi yagiye tutabizi ntago mwari mubizi okay reka tugende turebe ntago biba byoroshye banguka mwana banguka turahageze hari umuntu waba warateye inda bituma ujya mu mugozi niko salama papa uyu muntu arimo arajya kwiyahura nimba yarateye inda nimba byaragenze gute ntago mbizi none ndamubaza yanze kuvuga none nihe yaragiye kwiyahura dore muri uriya mugozi hariya niho mumanuye yaje ryari cyo yaje ambeshya ngo agiye kwahira ngiye kona mbona ageze hariya mu mugozi wowe wari uri amagana hehe dore narindi hariya haruguru kuri kiriya kiraro none uyu muntu niko sha kutavuga bimeze bite mwana ubuzima eguka icara aho ngaho icara grand frère uyu muntu muramuzi uyu muntu turamuzi cyane none byagenze gute kugira ngo aze kwiyahura mbona nanjye simbizi nayo ndimo nditarasiriza gutya sinjya kumva numva induru ngo umuntu ngariyahuye nyine tu ubwo nyine nanjye nza mpurura timundi aribo ari we nsanga ni enkoni nsanga ndanamuzi cyane nzi impamvu rwose yatumye aza kwiyahura ko hari umuntu tuganira haragira aratubwira ngo ni ubuzima bubi yarabayeho mu buhe buzima bubi ni ukuvuga ngo byinshi ntago muziho byinshi ariko ni ukuvuga ngo yakundaga kuririmba cyane anabikunda akajya gushaka amafaranga rimwe na rimwe bikanga kandi afite n'umuryango pe ariko wenda sinzi impamvu wenda ituma avuga ngo ni ubuzima kandi afite umuryango ubwo rero sinzi kandi nabonye babayeho neza ariko sinzi impamvu wabona wenda nk'iwabo harimo nk'ikibazo nyine runaka urabona hari ukuntu mu miryango haba harimo ibibazo bigiye bitandukanye ariko rwose nubwo haba harimo ibyo bibazo ntabwo rwose byatuma aza kwiyahura iwabo umwana avuga ati none uriya umuntu utubwiye ngo iwabo ntabwo bimeze neza niko bimeze ntabwo mbizi ko ntabwo nkunda kugerayo cyane ariko nkunda kumva hariyo ibintu bijyanye n'intonganya ariko nanone ndumva izo jama bimeze bite ni fresh kabisa urakomeye ndashima Imana nubwo nari mpfuye ndashima Imana nese kuki wari ugiye kwiyahura by the way ubusanzwe ndihiringa nyine uko nshoboye kubera icyo wari ugiye kwiyahura by the way ubuzima bwa bwanze mu rugo mera arihiringa vya wanjye nawe nyine araho ngaho n'umugabo usanzwe ntacyo afasha meri ubusanzwe nkora umuziki amazina y'ubuhanzi nkaba nitwa Itenkon ariko nyine ubuzima harakiye bwanga kabisa none kwiyahura wumvaga aricyo kintu kigiye gukemura ubuzima bwawe urakoze cyane kumbaza ako hari ukuntu ubuzima bwanga umuntu akaba yakiyahura ndetse ko ngize Imana uriya mugabo akamfasha akangiza nari ngiye gupfa ubuse urumva ugize Imana papa uvugishije ukuri nimba wabyutse mu gitondo uvuga ko ugiye kwiyahura urumva ugize Imana buriya ku bwanjye ntago ngize Imana ko napanze kwiyahura nta Mana ngize kabisa nta Mana ugize urumva ushaka gupfa mvuze ko nshaka gupfa nkaba mbeshye ariko nyine ariko bitewe n'ubuzima hari ukuntu umuntu ashaka urupfu kandi atabishakaga nyine agashaka bitewe n'ubuzima tuhawe umwerekeje none se ko mva mama wawe ari kwihiringa gushakira ubuzima sibyo kubera iki wumvaga ko ugiye kumusiga kandi ari we wakamufashije ari we musore afite nubwo mama nagize gutya ngura mbana mama kwenda story yanjye no y'ubuzima bwanjye wera sample ukuntu imeze najye nakuze mbana mama aza gutana papa ajya aratanyira arahukana amaze kwahukana yankura nibana nishakishiriza bura ijambo bita kuvumba yirivuze cya kurya mu gikwe iryo jambo rwose ndyumva vuba kabisa kuko nakuze nonzwe n'ibyo byo mu bukwe
yanjya kuvumba yaniba nsyaga buriya pateri mubona twariganye nawe pateri twariganye uriya murara twariganye yankura nihiringa mbona twarasyaganye hariya muri eto. nyuma yo gushaka kwiyahura ntupfuye ugiye gukora iki? ubu ngubu nyine ngiye gufatanya na mama dushyire hamwe duhuze dukorere umuryango muri rusange. mama wawe ibintu arabizi ko wari ugiye kwiyahura? oya mama ntabwo abizi kuko mama yagiye gushakisha agiye kwihiringa tu. nawe ujya kwiyahura tu? ni ubuzima buba bwanze, ubuzima buba bwanze. rero reka ngiye nkubwire sibyo, kwiyahura ntabwo aribyo bitanga ubuzima. guhangayika nibyo bikugira umugabo bigatuma ukora, sibyo? uracyari muto, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. ubu wari wiyahuye ku mwaka 18? mugabo none se wowe usanze agiye we wundi wabibonye gute, byari bimeze bite? njyewe nagendaga nshakisha ubwatsi ariko nawe yaranciyeho. narindi hariya haruguru aho yansize, noneho ngiye kubona mbona yuriye igiti, noneho nje nsanga agatebe yagakubise intuza umugeri, nsanga arimo aranagana amaguru. nibwo nahitaga ncuriya mugozi, noneho ahita yikubita hasi. noneho nkumubaza icyari kimwiyahuje, numva ntavuga. mvuze induru, abantu baraza bantabaye. ubwo nibwo abanyamakuru bahitaga bahagera. none se uyu musore sibyo, uba akanya mugiye gukora iki? nimba umubonye hano yaragiye kwiyahura ntabwo yabibwiye iwabo, wowe ugiye gukora iki nk'umuntu mukuru? ni ukugerageza umuntu akabanza akabaza imiryango yabo icyari kigiye kumwiyahuza. noneho uyu muntu nabo bakaza bakamutwara. ubwo ubufasha nari mfite ni ubwo ngubwo bwo kumukura mu mugozi. ubwo ndumva nta kindi nakongeraho. uracyari muto, ukwiye gushakisha ubuzima, ntabwo ukwiye kwiyahura, sibyo? kabisa nanjye buranga ubwenge buzi ubujiji buhise. buriya Mr. Mbona ko itangazamakuru ari cyo mumaze, izo nama mu maye nayo ndazumva kabisa, nzazikurikiza. kandi uracyari umusore, ugenda ufatanye n'ababyeyi. ubundi nimba uri n'umuhanzi cyangwa se n'ibyo ukora by'ubuhanzi, ushyiremo imbaraga, uhatane, nibwo uzagera ku cyo ushaka, sibyo? kabisa urakoze cyane. Yes, rero mwakoze kubana natwe, reka mbashimire. iyi ni yawe TV, ngiye banyita Emmy. uyu musore twamugira inama, tukagira n'icyo tumufasha kugira ngo abashe kugenda neza, sibyo? ubuzima bwe buhinduke. burya kubona umwana w'umunyarwanda avuga ngo ngiye kwiyahura kubera ngo ubuzima ngo byagende, nta muntu utaba mu buzima bubi, sibyo? ariko ntago kwiyahura ari byo bitanga ubuzima, guhatana mu buzima nibyo bitanga ubuzima, sibyo? urakoze cyane. Yes, rero mwakoze, mukomeze kubana natwe. wowe kandi subscribe, ndagushimira. nawe utarayikanda uyikanda, ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Imana ibamugisha. banyita Emmy.